nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Everlife. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Everlife. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Everlife, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Everlife ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Everlife ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Daniel Lee bakakubwira ngo muri iki gihe cyari gihe cyaho abicanyi bakoreshwaga nk'igisubizo cy'ikibazo. Ndagira ngo mu magambo hano gake gake nuko dutangiye. Cyari igihe aho abicanyi bakoreshwaga as a solution of problems, nk'igisubizo cy'ibibazo, bagatuma abicanyi kugira ngo bakemure ikibazo. Hari organization yari ikomeye cyane y'abicanyi, most powerful organization of assassins, yitwaga Ghost Valley. Barakwereka muri Ghost Valley ngo ni ikibaya cy'imizimu. Ghost Valley turabahari, turi kwitangiriro gake gake. Filime yiswe nde simbizi, hano nabica